yanjye rero ukuntu yatangiye ese yitwa Kavirindi bahita Bugingo Kevin. Bugingo niryo nkoresha niko Bugingo inkuru yawe imeze ite kuri kugira cyane nuko tugwaye ibikonje sinzi ko niyo mpamvu yego ukoresheje izina ryiza kubera ko inkuru yanjye ntekereza ko iryo zina ariho rinashingiye. Inkuru yanjye yatangiye ntabwo navuga ngo itariki n'ingi cyangwa se umwaka nk'uyu nguyu ariko ntekereza neza ko yatangiye ababyeyi banjye bakimara gutandukana. Yego twakuze batubwira ko twavukiye mu Gatenga. Mu Gatenga tuvuka turi abana babiri. So twavutse turi batatu, umwe arapfa akiri uruhinja. Twe nyine duhita dukurikirana turi babiri, turi abajene, turi aba muri Mpanga. Ntabwo twari Impanga, turi abajene babiri turakurikirana. Ubwo ni murumuna wanjye nyine. Yego ngo hari ngo muri Gishari ya mbere, sinzi ngo ni Gishari ya mbere cyangwa ya kabiri, sinzi ubwo ababizi barabizi ko twari abana. Rero ababyeyi banjye icyo nakuze numva bambwira ngo nyine barashwanye. Papa na mama barashwanye. Bamaze gushwana habaho kutumvikana nyine ku iyi minsi, baratandukana. Bamaze gutandukana birangira mama nyine aciye ukwe na dadi nyine acukwe. Yego muri bwa buzima nyine ubwo kuva ubwo twahise tuba abana nyine birera, ubwo niko nabivuga. Papa acukwe na mama acukwe ndetse ntabwo babarize. Oya urumva mama we niwe wagiye mbere. Yego niho arabasiga aradusigira dadi, niho atwohereza kwa mukecuru mu Igatsibo umubyara. Kwa mukecuru umubyara Igatsibo. Bibaho ngaho dukura, ariko ubwo mbere dukura tubona nyine nta muntu n'umwe tubona hafi. Tubona nta mubyeyi, nta papa, nta mama. Tukibaza nyine umukecuru nyine bikaducanga. Noneho tugenda dukura amakuru, gusa yazaga kubera ko papa yazaga nka rimwe mu mwaka. Yego gusa kandi nabwo akaza nk'intare nyine, naze yatuganiriza ngo tubwire ukuntu situation imeze. Birangira rero dusa nkaho tugiye kure ye nyine, kugira ngo tujye twirinda no kuba yaza nyine adutunganya cyasa n'ubundi. Bibaho ngaho urumva ubwo turaho gusa twagendaga tuba abakuru. Twagendaga dushakisha amakuru tumenya ngo bapfuye byari bimeze bite, twavukiye hehe. ariko uko nguko nyine nagiye menya ayo makuru nk'ayo ngayo. Naho twaje kumenya ko urumvaga akajyaga tubwira ngo ko akunda abakecuru bivugishwa ngo nyoko ni umunyacyangugu. ngo abanyacyangugu urabazi. Nyine ko akunda bari kuburaga atari kugira ngo bakomeretse, ahubwo ari ko akunda nyine bari kwibya bindi by'abakecuru nyine. Noneho dukura mama ni umunyacyangugu. Mama ni umunyacyangugu uko nyine babivugaga. Papa n'uwo mu burasirazuba. Papa urumva n'uwo mu burasirazuba. Yego urumva rero bahuriye i Kigali. Bakunda umubyeyi umuntu ava mu karere kamwe ndagarura mu kandi bahurira i Kigali muri bwa buzima barihuza. Muri uko kwihuza rero birangira batubya, ariko aribwo twavuyemo nyine. Yego biba ngombwa rero ko batumvikana nyine ku bibazo bimwe cyangwa ibindi. Birangira natwe tubaye gutya nyine, turezwe gutyo muri ubwo buryo. Situation urumva twarezwe na mukecuru, niga ndi kumwe, twiga tubona turi kumwe na mukecuru. Gusa mama uko tugendaga dukura mu myaka, urumva mfite nk'imyaka nk'itanu kuko batandukanye, wenda mfite ndi munsi y'itanu. Urumva uko nagendaga nkura ngwiza ubwenge, niko nagendaga nshakisha amakuru, menya nibaza bimeze bite, kubera ko ari njye wari mukuru. Byarangiye mbashije amakuru, barambwira ngo mama wawe yaragiye, ariko buriya wabona azagaruka. Ubwo tukajya tujya ku ishuri tuvuga, umuntu akajya ku ishuri avuga ngo wenda uyu mwaka ntabwo yaje, akawenda kuri Noheli y'utaha azaza. Bibaho icyo gihe yagiye mufite imyaka ingahe? Urumva reka mbare wenda nyine, wenda njyewe wibuka isura ye se?
isura ye ndayizi kuko majije gukura nazi nari kuza kubikomoza ariko majije gukura ngeze mu myaka ejo bundi muri 2018 yara nagiye kuri Google nyine kuri Facebook nibwo internet yari ikiri uraza kwitubwira nibigerwa ikomereza nta kibazo noneho bibaho nkivuga uti muri wenda kuri Noheli tahazaza bibaho tukiga ariko udafite umutima utuje urumva bimwe na bimwe urumva umukecuru ukuntu haba hari n'ibikoresho atabasha kuba bitewe n'ubushobozi kandi ugasanga na papa nyine watujyanyeyo kubera situation ye nyine yihugiyeho no gushaka urumva nabyo nayigomba bikumozaho no kubera ko yahise ashaka n'undi mugore nyine urumva inshingano zitari zuba nyinshi byarangiye rero dutangiye nyine nko nabyita nko kwirwanaho kugira ngo ubuzima nyine bugende imbere tubashe kwiga kubera ko nyine ngiye nyimara kumenya kugera nk'imyaka 7 natangiye gutekereza ati ntize byagenda gute nazabaho gute nyine mu buzima busanzwe twiga dutekereza ibyo ariko mentally tutameze neza by'umwihariko nyine kuri uwo mwana mutoya wanjye petit frère byari bigoye urumva ninjye wagombaga kumutekereza ku kijyanye n'ishuri urumva ntago najya kwiga 2-3 cyumweru ngo kirangire we ntazi ngo yize gute bimeze bite icyari cyiza cyo nuko twigaga ku kigo kimwe muri 9 njye nigaga 9 nyine secondaire urumva nagendaga mukebura aho nshoboye uko nshoboye ko nyine nafashe inshingano nyine nyiri nka mukuru yego bibaho turakura tugenda dukura urumva ni ibintu byinshi umuntu abana bagenda bahura nabyo nabona bamukubise nabona bita nyine umukubise nta kindi kintu nakora urumva niba arize tukarirana nyine ko akari bari umwana mukurikirana urumva bari nk'amaraso nyine amaraso arakurikirana bibaho turakura noneho byaje kuba bibi tugeze muri seconde ngeze mu wa gatatu Eliya yaje guhita ajya nko kwa papa igahanga murumuna wawe yego amaje kujyayo urumva twese dutandukana tumaze gutandukana urumva ngiye nahise nangira ubuzima bwanjye nyine ntamureba ariko akajyamo amagara akambwira ukuntu nyine atari kubaho neza nyine ubuzima butameze neza ubwo njye nari ndi nko mu wa mbere segonderi gutyo mu wa mbere segonderi we ari mu wa gatatu no mu wa kane gutyo noneho agiye gukora primaire iki kizami nyine kiba gisoza amashuri biba ngombwa ko nyine mu muryango urumva niba atari umwana iyo atabona umuntu umuganiriza ngabona umuntu umushyiraho igitsure ngabona umuntu umwitaho nyine abona umwitayeho cyangwa se agitekereza ko ubundi adafite hari umuntu nyine yabuze mu buzima bwe icyo kintu kiramwangiza nyine depression itangirira usanga nyine ari kwigenga ariho handi ashobora gufata n'umwana akamukubita nta n'ikintu bari gupfa kubera nyine ka kantu kihungabana nyine ubwo yaje gukora amakosa ahita atoroka aho ngaho nyine yabaga kwa papa ahita yigarukira nyine kwa mukecuru aribwo urumva ngiye narindi ubwo yahise ajya mu wa gatandatu ngiye narindi mu wa kabiri ntajya mu wa gatatu ajya mu wa mbere nkomeza kumukebura gake gake noneho ahantu habaye ikibazo muri uwo mwaka ariko nko mu mezi yakurikiyeho byahise biba nk'ari nk'igisubizo ariko ntekereza ko ari nk'ukuntu uko akunda ababyeyi batandukana ubundi papa yakagombye kuba bakimara gutandukana mama akabona amaze umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu atamubona natwe tutabonana akagombye kuba yarahise ajya gushakisha nyine ahaba cyangwa se agashaka ukuntu adukonekita nyine tukajya duhura ariko we ntiyabikoze ahubwo yarazaga nyine muri ubwo buryo akaza nyine yigize nk'intare ntituganire neza usanga communication nyine ntabwo iri gukunda rero ngeze urumva nahise nsinda mu wa gatatu ari naho inkuru yanjye nyine ibabaje iri nahise nsinda mu wa gatatu urumva kubera ko narabahamagaye papa ndamubwira ati nintsinda muzihangane mumfashe njye kwiga yego
narakuze ndiga nyine ndahatana ndatsinda nubwo bitari byoroshye urumva gusibagurika n'iki nta muntu ugukontorora ariko ntabwo byari byoroshye gusa narahatanye ndatsinda maze gutsinda muri iyi grande vacances y'aba bana bajya kuruhuka bita nza nyine i Kigali nje Kigali